The ZOOM TV24. Ariko iyi safuriya nta n'ikintu kirimo. Inzara nta n'iki. Amakaroni reka. Mayoneze yarashize, breba yarashize, amavuta yarashize. Amajyane basi no guteka icyayi byarashize, nta kibiriti tugira. Ubuseko. Genda umanigarita waragowe. Hakubundi ahantu nahageze gute. Nashatse nabi koko. Undi nashaka umugabo nkuriya wimbwa akazamarira iki. Kanzingo twanjye nigende. Basi mfe koza ibyo mbona umunsi wenda yazana n'ikijumba nkapfa kurya. Seko nta kundi. Hako subundi. Watashye nta kinazanye yambwira ngo iki none. Joze. Ibi nibyo byitwa kuribwa n'imbwa koko. Ndabyemeye bajyaga babimbwira nkabihakana. Twajyaho yamaye uburozi. Kugera mu rugo none ndahageze. Subunzanye iki koko? Ubunzanye iki none? Tega umugore mu bakire nazanye zampagama. Ubundi uru rugo naruziraga. Naretse abandi bagabo bafite amafaranga ngo nkurikiye iriya mbwa. Nta kintu mariye. Nta n'iposho igisiga. Apo, reka ngende sha. Reka ngende ubundi sarantwari. Atari gisasu ngo kiranturikana. Apantu real this. Cyangwa mba ntashye. Uzanye iki? Umutima mwiza. Mutima mwiza se ndawurya. Umunsi ntabwo nahiriwe. Ariko ntiwanansubiza. Ndamukubita urushyi. Kamva imbere se. Ubwanwa bubi gusa. Ariko narongoye umugore mwiza. Asiki bebe. Uratinyuka ukanankoraho. Nese ufite ikihe kibazo? Kubizo ko nakimba nakoze ari bitoto. Refresher ufi. Nese waye kibebe waye kigoko. Kubizi ko ngukunda ntako nagira. Umunsi ntabwo nahiriwe. Ariko urukundo umutima mfite umutima mwiza ndagukunda. Uriya mwana araza kurya iki? Araza kurya iki? Arakurya? Ndagukunda. Basi tujye mu nzu tuvugane se basi. Tuvugana iki? Ese byejo byare bishize. Urumva amafaranga 500. Hey. Hako akuga no kujya basi uhaha. Nk'iyi mbwa nayisangaga kununanza abagabo bafite amafaranga. Ugeze naho mbwira gutyo. Ari ikintu ntagukoreye. Hako ubundi wa mugabo. Ubona ngo ukwiriye. Iki se? Banzu ndebe. Hera ku maso ugeze ku kirenge. Ureba inzara. Umva. Ureba isura. Ufite ubwanwa wagira ngo ni imbeba yaguye mu mazi. Isura wagira ngo ni nagati kakambijwe subwo navugara. N'ubushati bubi uba wambaye. Ugeze naho kujya umbwira gutyo. Nta gitenge. Ugeze naho kujya umbwira gutyo. Ntakubwira uko. Guteze ni ugeze naho kujya umbwira gutyo. Cyane rwose. Sinakura rujari yabye byagutanga. Uri umwana wo mu gipangu we. Ndumwana wo mu gipangu. Uri bukundirangura twite ngura bigenze ute? Sinakugire mpa kuzana mu rugo rwawe. Se wayinteye se. Notangiye kungaraguza gato, utangiye kungaraguza gato. Ubutuza bubi wagira ngo nubwo inkoko. Ugeze naho mbwira gutyo. Ako basi bibi cyangwa ndagukunda. We. Bebe. Station. Umva. Ntacyo ntazagukora bebe. Reba ukuntu mba neme nkahindana. Reba bebe. Naho wahereye ugira ngo ntacyo utazankorera. Myaka imaze kuba ine tubana. Ariko ntabwo ninjira. Ntabwo uri bwinjire mu nda himbwa zitaha naguhaze. Ntabwo haza himbwa zitaha nkama. Imbwa. Ndimbwa nuko wabuze umurizo we. Ugeze naho mbwira gutya. Cyane. Twihe ikibuga se. Oya reka twihe ikibuga. Kutavuga. Na n'umucero bibone.
mena umuceri ubibone wumene ariko subundi hari icyo ntakora ko ntera akabariro neza aho kubundi nago nigeze ndeba neza urasiramuye wigeze usiramurwa ntabwo byumvise ikinyarwanda base tujye mu tuvugana nde nawe tuvugana ubundi uko mbere nta n'umukobwa wajyaga ari umugabo mu maso nta mugore warebaga umugabo mu maso kuko ibyo ibindi bintu mwabyize byarekuye uratinyuka ukarogombwa ntabwo ari ukuvuga uri kurogombwa tuvugana njye nawe tuvugana iki we nimba wazanye amafaranga yame tujye mu nzu tuvugana kujya mu nzu ni ukubanza nkishyura amafaranga mu nzu yanjye yawe mu nzu nkodesha ni ukubanza nkishyura koko cyane nyine rwose tujye mu basi dufite amafaranga angahe ngo nicyase nawe ukicara ntabwo umbwira ko ugiye kuzana amafaranga haguruka ndavuze ngo haguruka ujye kuzana amafaranga si ikinyarwanda ndi kuvuga gusa ko mana yanjye agiye kuzana ngahe genda Margarita hagorwa ubu nirebye nakibona ko ndi mubi koko ntabwo ndi mubi never reka ntabwo ndi mubi reka kagabo nashatse we kanaye inkuru kunangaga abagabo bafite za lava bafite kofi ngakurikira imbwa nk'iyingi ariko ubundi aya mafaranga uri kuyakura he i Burundi i Kenya uri kuyakura he ndaje yewe nabikubwiye nacyo nazagukorera ndiki bivuge banze bivuga ndi umugabo ndiki uri umugabo mwiza mama yego bisubiremo ariko ujye wishima ko wowe wahiriwe kuba ufite umugore mwiza nkanjye nako kuba mvugisha ariko ujye wihanga mvugisha uba wishimira ukuntu ufite umugabo mwiza winjijisha banze umereza amafaranga wari ugiye kuzana n'ubundi naje umbwira ngo ko ufite imodoka nimba yararigitiye hehe nimba yararigitiye mu butaka ntabwo mbizi mereza amafaranga wari ugiye kuzana mahira umwana netije umuntu wagiye mu wahite winjijisha ibyo turabigarukaho nyuma yamereza gira vuba mereza shyira ahangaha gira vuba ndagukunda bebe ndagukunda twatewe niko simo ibi ni ibiki hano haravamo iki se mama kuzi ko ujya nko wicariye umwobo hano haraza kuvamo iki kuzi ko ujya nko wicariye umwobo hano haravamo n'iki ikintu cya mbere ntabwo ari ukurya cyambere ngo kutavuga ndagukunda vuga wowe ukavugisha induru ibirengero ndagukunda agatsinda karabirogombwa amara y'umugabo ukatemba ajya mu rugeza no kugituma atemba amano mambiri byanjye ni igende ibyo ni ibiki kareka abundi kwandi kareka ndatwara utwandi turashize noneho reka nigendere ndagiye ibi sinazabihoramo kundeba ndagiye uragiye koko hango urashaka kugenda yego ariko so ubundi inzu nayo n'ubundi igihe cyageze bagiye kubidusohoramo ariko ubundi uguri urashinyika iki ibikize cyakora imana irankunda kabisa n'ubundi ejo bazansohora mu nzu ushinyika ibiki ko nakubwiye ko ngiye aho washinyika guseka iki ubona imana ari igitangaza hajya ngo ugiye kugenda yego uzi ukuntu imana ari igitangaza
wabonye iki? Wabonye amafaranga? Mana ni igitangaza. Uzi ko ejo bari bazadusohora mu nzu. None uragiye. Mana yankunda. Mana yanjye. Ubwo iki? Mana ni igitangaza pe. Ibaze ejo bose amadeni amadeni ejo uzabona amafaranga nyine ejo bazadusohora mu nzu. Ngo nyine ukora Imana n'igitangaza ndi kwibaza ukuntu amadeni kwangarana n'umugore none ngo uragiye. Imana ishimwe n'ukuri. Ubwo washinyikiye nibyo uri guseka. Ngezaho gukubitwa. Reka nkogeze urundi. Ngo hajye ngo inzu tugiye kuyivamo. Yego. Ariko ndekurura kumbabaza. Nkurekura iki? Umva ngo sheri reka nkwize ukuri. Mbwize ukuri iki? Kuri kwa nyuma basi. Ukuhe kuri kwa nyuma? Aha ngaho. Mbwira ngo uteze amatwi bwa nyuma. Mbwira ukuhe kuri wamishe. Wataye umukobwa inda? Mbwira nguteze yombi, nguteze amatwi. Sheri. Yego. Ndumva nshaka kunyara. Shaka? Nshaka kunyara. Yeee.